abose wanditse amafaranga umukubito okay ndago umva nkubwire nahangahana kugira ngo nabyemere ngiye kuyavunjisha ndakubwira uko byagenze bazi se wanyaguye oya genda wamujura ndo umaze kumubita nyuma itayatwara ari he ndogo mu madolari yanjye uwo ndogo suza hanari nenda hazi numvaga avuga ko agiye no kuvunjisha tugenda ko ari mu nzu yari marajye bita muhotaje waje kuhatwereka se basi haza agiye shiramo vitesse tugenda rwose genda ese bro uri kumujyane tugende yashakiye na icyo cyane n'icyatwara nyine ariko none ntago wamutaje umuntu reka tumujyane ntago twamubura nzanatuye nzi nahagiye tugende rero none se hanagiye basi nagaruke kujye twasanga yayavunjishije dushobora kumufatira mu nzira ataragerayo tugenderera aho ngaho nari umva atari imitwe afite ari kubimwa akusi kucyumva ko ari imitwe ise taduhakane ko atayabonye ariko nanjye ngiye nabuze ukuntu ngo wahamagara uko wanze uzi ko utanyishyuye kugira ngo mbone nimero yawe ngiye n'ubundi nanjye ndi kubahagarika nimba abonye hariya ahita mvuga nyine ngaruke hano turi kandi nanayatwaye sinagaruka ku iseta akwanza kivugisha ukuri ubu isi ntunabona ko uyu mwana afite ukuri muri we ngiye nabikubwiye ngo nyine nabonye nta bujura afite tugiye gusubira hariya ruguru nyine ruguru niho hantu mu mihanda ya ruguru ukasara ahantu haba agaforex biro tuzamukane n'amaragiye kuyavunjisha none nawe nukubyuka wicaye uri muri ibyo ubu reka sinakubwira nta koza isahane naki ariko akakusakazi rega nakazi ntugishaka gukora ntugishaka kugira ute nta kantu akamushaka gukora ntugishaka nukwirwa wicaye aho nyine ako nakazi urimo ako nakazi nyamara nuko ngiye mbikubwira ntubyumve aka nakazi pe reka nkubwire niyo kaba katamemba ariko hari ukuntu ushobora kujya live umva abantu bakaza tukakora live akaba hajeho nk'umunyamugisha wanjye ndimo nifuzamo muri iyi minsi nawe umuntu nifuza kandi uramuzi nkaba nakubitanaho nawe ugasanga ibintu biciyemo aranjyanye hariya ati dore amazu dore iki tube mu yihe dukodesha iyihe ubuzima bwanjye bugahinduka gutyo naho utegerereje ibintu byose ni amahirwe nk'uko n'ibindi byose utegereza kandi utazi nawe utegereje kuri telefone ubu nta kintu kizongera gukorwa ntacyo no kwitera iri aho kwitera iri wenda uzajya ubyuka wisige kugira ngo nyine bakubone ndakaraba nkajyaho da urupfu ni urwo ni ukubona abantu bagenda kumbe muba mwarapfuye muhagaze kandi sinabwo nshobora kukubwira ukavuga ngo mba ndi kukubwira nabi nicyo kintu cyonyine ngiye buradupfa muri ubu buzima nabuze umunsi n'umwe ushobora kwifata ngo nshyigikire nanga ko ibintu byose mba ndimo nibereyemo mpanga uhita umvuguruza nta na rimwe nzagushyigikira mu mafuti icyo cyo uzakimenye ubu iby'ubucuti byavuyeho nabaye nk'umuvandimwe wawe nta na rimwe nzagushyigikira mu mafuti ntabwo nzakubona uri kurohama ngo nkure kurohame ntabwo nzakubona uri gupfa uhagaze ngo nkure kupfe ngo kugira ngo nde gushyigikire wumve ko nyine ngushyigikiye mu mafuti ngo nibwo bushuti akari wajya ugendana n'iterambere iterambere rihe hajya ngo nta mugore wemera ko yakuze nta mugore ushobora kwicara ngo yumve ngo nakuze hakuze ndakurane n'imyaka mfite ureba ndi muto yanyeneye n'umugabo ibi byose mba ndi kukubwira bibe none bibejo bundi imyaka ishira ari 5 ishira ari 10 hari igihe uzica ubwo utarisa yarambwiye kandi murambi gusubijiramo iri jambo si ubwa mbere ndikubwiye si ubwa mbere nkubwiye ibi bintu nyine ubunega iminsi shande nakuzagutungura ntabwo ari njye Imana yakuremye nta minsi mba ngutega gusa mba nkugira inama kandi inama mba nkugira uzigendeyeho nawe ubwawe ejo wazabona umusaruro ariko ibi bintu by'imiguruko biri ahangaha njye ntabwo mbishyigikiye soni ngiye meze neza ahubwo warebye urababaye nyine ndabibona shaka uzwa se n'ikibabara cyakoze niba ari inzozi mbi nagize neza zirimo ntakumva ariko ndabizi neza ko utancira urubanza ndabeshya
kubera ko niba ari umuntu wagerageje kugukura muri ya situation ukananira naragerageje ku bushobozi nari mfite cya gihe ariko warananiye ukubwo barimo kuri mu matwi y'abasore reka sinakubwira amashoti y'abashoti kubwira urabizi kudashoboye inzoga shaderi barangiye n'ukanyitse ibyo bintu no ariko byibuza birakwereka yuko n'ikindi gihe umva make sure ko ariko ntabwo nibaza ko umuntu wagukundaga kuriya ushaka kumubwira yuko waguye mu ikosa nka ririya agakomeza gufunga umutwe ariko ushaka utazi Shyaka agusanganye n'umusore mu buriri ariko se wait Jesse kira yaraje arabasangana kucyo pi cyangwa basi mwari mu mukata nko muri corridor shabyivure mushimye abari ibintu ariko buri kintu mbeshya mu buriri gutya bumwe none ngaje gutunga umukunzi nenda ndakumva shano n'ikintu cyo kumubaza nagashaka kuvugana nanjye cyakoze none nanjye ndikumva uwama bikaba byaba ari nk'inzozi nkazibyukamo kuko kubona mu buzima bwawe nari kumwe na Shyaka nuko ntabwo bishoboka nyine ndabyumva pe wowe birekere Imana birekere Imana niba ari uwawe azaba uwawe mbabarira ibintu byo kureka byo Shyaka ibyo byo ni nk'ikintu kidashoboka cyane ariko ibyo byo nta nubwo nanaryama ngo mbirote kuko Shyaka byakunda ngomba gukora ibishoboka byose akambabarira none se reka urabizi guhatiriza reba ukuntu wibabaje niba ari no guhatira kurya ntabwo uri it's okay mbireke basi wenda byatuma mbabarira antiwe yemwe bahana Mamashyaka yemwera karame uraho ne yego matiri karibuma reka nza nakabaho twicaye aho ngaho ariko uri gitangaza uri intwari ni ukuri kw'Imana ego mana yanjye ese ko mwabuze aha reka nze bimbwire neza mwarabuze ntimukiboneka ku gasantere twarabashatse twarabuze muri amahoro yoroshya nze tugire ubuzima icara aho ngaho cyakoze uri intwari ma ndagushimiye kandi urumva nari maze igihe yego ntasange ndeba ku gasantere ndavuga reka manukeho gatoya ndebe kuri amahoro ariko ndabona umeze neza umva mbabarira ndamera neza bisi wankundi we ugira ngo umba ntuje ariko rero Mamashyaka reka nkubwize ukuri reka ufite n'abana beza ikindi cya kabiri baba no mu mujyi Kigali reba nkuriya mukobwa wawe reba nkuriya muhungu wawe naho ndetse urora kuri niyo mpamvu rero nagwisemo nkakubwira iriya misiyo nkurikiranira amazi umpa amakuru afatika urumva ko ibyo ayo magambo mbwiye niko kuri mva kubwira umukobwa mwiza niyo ataba we yaba n'umuntu inde undi ajya he yaba undi musore nta wundi musore nyine mu buzima bwanjye mva kubwira niba ari uwawe ko ukimbwira ngo ntabwo wabasha kumureka reka nkubwire se byo twubahana ibyo bintu urabizi ko Shyaka ari ubuzima bwawe please niba wumva udashobora gushyigikira icecekere basi umva nkubwire sheri urabizi neza nimwe couple fana n'indi couple ijya kuri status none se ukubizi nawe nareka Shyaka uranzi reba uri ukuntu urembye reba ukuntu wataye umutwe nta kibazo ntiri gukora ntiri kwiga nta kintu kimwe gukora bimarira iki mbabura mbwira mwese basi mbwira dupanga uwuhe mupangu dukora iki mbwira ikintu dukora wenda kugira ngo akugarukire mbese we ntabwo ashaka kukuvugisha imbabazi urazimusaba atari gushaka kukumva ntari gufata koru yawe tuzajyane noneho basi umubwirire yuko nyine
uriya muntu nanjye namuzi kuko ntabwo abyizera aravuga ngo n'abandi nabagiyemo kandi nawe urabizi ntabwo nigeze nshitinga rwose Shyaka n'uriya musore sinzi ukuntu yageze mu buriri bwanjye yaramuyoga sheri na kera na kare ishyari ryatumaga umuntu yica n'undi rwose akamukisha nkurikiranira ahasigaye Matilda nzakwereka uko nanjye ubwanjye ijisho umunyagwa abantu uzi kubona umusenzi yakugendagenda iwawe atarasanzwe ahagendagenda uzi kubona umuntu yipitishwa ngo aje guca ngira tutagaraso ryo hariya ndashaka itagaraso ryo ndashaka amakoba ukibaza bikagushobora agakandagira akikandagiza nkurikiranira wowe gusa yumvise n'undi wari usanze hari aho ngiye kugenda ntacyo bitwaye gusa Imana ishimwe nubwo nabwo hari icyo utahanye yego nanjye kureba ko ari amahoro pe ubu se ntacyo nzi Imana ariko waruje oya nanenciye ku muryango wanze guca ku rugo ngo nanga guca ku rugo ngo ejo ngugaca ku itongo ariya ngo wanga guca ku rugo yiwe ngo ejo ngugaca ku matongo nasanze nanjye ariko uwo mugani wawe yego Anita ona tuvuye habiri hose forex ebyiri zose kiratubeshya kandi kubipira nakuwe ko kitubeshya urumva jya mu modoka vaye ndagihondi singa zingaye cyatubwira aho ari oya ariko se indira gatoya Anita amafaranga sinjye bayibye nyine sinjye bayibye njye ntabwo mbabaye se ushaka iki none ariko kujya kurwana n'uriya mwana nta kintu kimwe biri gufasha Rega kuba nawe akubwiye ko bamukubise bakamubwira no bro come ariko se wowe ntabwo wajya kujya kurwana mwana uri ukuntu ameze Ani bro umva kandi wowe ndishye ebyiri gusa kicyana kiri kutubeshya ko bro ugiye urika gutera gutyo umuntu bwe ntariho atubwije ukuri yari afite uburenganzira kutubwira ngo nta mafaranga nabonye nta bizibiti nta video na imwe ihari mufata amashusho kuki tumva ko nuko bayatwemereka ayo mafaranga yabonye ari ubupfura yabikoranye genda gake bayamwibye nituyabona turashima Imana none se kujya kumukubita birako biba ari imitwe ari gute none se twemereka ari imitwe no mukubita amadolari yanjye leta agaruka naho ufite ibintu bye mu genda umukubite uzane n'amafaranga yanjye niba uzi kuri umukubite ukatuzi yazanye genda umukubite ikumva nagitera iki kabisa nta kintu kimwe kurwana byafasha uzi n'ibindi nandi naye nakwemereye gumana nawe imenye wenyine rero nta kintu just kunanze kukubita umuntu nta kindi turi buvugane isuko ko wa mwana wambabariye ukabyaraho wambabariye ukama amafaranga yanjye ari amafaranga ndayakeneye ubuzima bwanjye bushingiye kuri ariya mafaranga ngiye gutangira gukora mfite amakomande y'abantu nakiriye ni nakubonyemo umwana mwiza reba no kuri kone nakwiziye nakubonyemo ubunyangamugayo yiga nayo naga amafaranga nayo nshaka kuyaguha ikintu gihari ahubwo nuko nyine ariko icyo nzi cyo turaza kumubona kuko n'umuntu nsanzwe nzi ndamuzi neza ntabwo twamubona erega ngiye ndakwizeye ariko none ndi kugira nkumva uri kunshangamukishiriza ubwonko reba urabizi naragufashije nkwishyurira mukobwa yakuzengerereje ubwonko wananiwe gufata umwanzuro umugirira neza nose kuko uri kunyitura kunyima amafaranga yanjye ubu se duhura none ukereye ubufasha kandi nta mafaranga mfite warayariye ngiye buriya nubwo mfite ubumuga ko ubwo buhemu bwo ntabwo mfite ngenda amafaranga yawe ndagufasha turayabona reba nanjye umusaza umusore andusha imbaraga nanjye kugira ngo turwana nk'ubitayatware nuko nyine nta mbaraga nari mfite basi si icyo gihungu cyatwaye ubu ngubu nta n'atanu kirakuraho simbizi kuko yaravuze ko nyine hari umuntu utuvunjiraho hari umukobwa ugiye utuvunjira nyine niwe yagiye kwa kandi ni hariya twasanze hafunze umva rero nkubwira sibyo nabonye umwana mwiza pe ntabwo sinzi impamvu ntakubonyemo bubandi ndakwinginze umbere imfura nugira ahantu hamwe umbeshye ninyabona ndagupromisinga ko nzakubera ngira ngo nabonye ko ntari umuntu mubi ariko rwose ari amafaranga ari umusaza nyine yari yanyemereye arayanyuye kubera ko nanze kagukubita kandi agukubise nanjye nta kintu byamarira umbabarire unizeye ko utari kumbeshya uwo ndogo nzamubona niko kuri kwawe uramubonerega
ndogo ndamuzi ahantu hose akunda gusohokera ndahazi. None se wambwiye ngo murabana? Yanyirukanye. Ni nanze ko amafaranga tuyarya yanyiruka. Bivuze ngo uri kuba hanze? Ufite ahantu ho kuba se ubwo? Reka kumera gutya rega kuko nta gisubizo biri gutanga. Shaka mubwire none bimaze kundambira. Sinzi igihe Shyaka azumbira ko ibintu mbamubwira ari ukuri. Rega nawe uriwe. Gusa mfite igitekerezo. Igitekerezo cyo gihe cyatuma Shyaka basanyuma. Reka mubwire ko nta kintu ntakoze. Nta kuntu washaka ukuntu uhura n'uriya musore. Uke? Yego. Uwe musore? Ibyo ndi kuvuga ko byumva. No way. Uriya musore sinshaka guhura na uriya musore niwe wanyangirije ubuzima. Sinshaka no kumumenya ntabwo nshaka no kumenya manage. No mu bigano tuganira. Uriya musore mukuremo. Genda gahoro ubanza unyuma. Nshuti yanjye ndakubaha urabizi. Ndanagukunda twubahana. Mu biganiro uzana sinongeye kumva muri uriya muhungu cya kigeragezo cy'ubuzima bwanjye. None ibi ndi gucamo se kubera we. Arabizi kuri bicamo se? Ibyo nashaka nabimenye ubundi se yankurikiraga ajya. Ngiye mbabara wikira muri mudu mbi n'ubundi sindi muri mudu nziza wizana uriya muhungu ushaka ikindi kiganiro uzana. Igitekerezo mbwira iki ni igitekerezo cyatuma Shyaka mbabarira ariko ibyo kuzana mwe Bise niba udashaka kunyumva nakikubwira ko kandi udashaka kunyumva. Icyo ubundi uri gushaka kuvuga iki? Ikintu ndi gushaka kuvuga niba wowe yananiwe kukumva akaba yananiwe kunyumva ikintu ushaka gukora ni kimwe. Nuko ushaka gufata uriya musore tukamuhuza na Shyaka nawe ubwawe. Twumva story. Yego. Shyaka yamfatanye nawe. Yego. Wait. Maybe yamwumva kurenza uko twebwe turimo tubimubwira ashaka kugira ngo ni drama turi gukina kuko arabizi ibintu by'abakobwa. Okay. Aha, nguyu wa mukobwa nakubwira gukora kuri ya Forex Bureau n'uyu nguyu. Niwe yavugaga agiye kujya kubaza. Bite? Izindi neza. Nitwa Anita. Twakubaza gatoya. Turi gushaka ndogo. Ndogo umwe tujya ducana ara ku kazi kanyu. Umusore yaje ku kazi afite amafaranga menshi ashaka kuvunjisha. Gusa nyine ntabwo twari tuyafite yose. Twamuvunjira amadolari 100 ayandi turamubwira ngo agaruke. Ndakeka ko isaha twamuhaye igiye gushira. Umva nta kibazo urakoze reka twegere turebe ko wenda yaza kuba dusanga. Cyane nta kibazo. Rega ndabizi ahubwo hano tugomba gushaka uburyo tugera hano tugaparika tukatuye hariya kuri uwo muhanda. Niyo ukiri kumwe n'aba musaza bagaparika hariya ngenda bizana. Kamutwaye. Ubwo tukatugende tugeyo. Fungura iyo modoka yawe. No kuvuga ngo akose nano ntabwo byashoboka. Uriya mungu sinanamuzi. Sinzi n'amazina ye, sinzi n'ahaba. Nukuri ntakubeshye. Wait. Ngewe bara abakobwa twari turi kumwe. Byanze bikunze baramuzi. Kuko nge barandabaza ntago nababura. Ahubwo ikintu ngiye kugufasha ni kimwe. Ubu tuvugana. Nge kubareba badushakira uriya musore. No kuvuga ngo duhuje Shyaka n'uriya muhungu. Yamubwiza ukuri. Right? None se reka mubaze. Twizeye gute kuri muhungu yavugisha ukuri? Ushobora kutavuga. Nta yindi nyungu bifitemo. Ariko wait. Igiciro byose cyadusaba twagitanga. Of course. Kugira ngo akugarukire ureke kumera gutya. Niba ari ibintu haze n'ibingibi gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo nsura na Shyaka rwawe ahubwo reka tureke gutinda
ahubwo reka tujyane reka ngende muri dushe nambare tujyane. Nta mpamvu se gute wowe waza ari umusore twamaze kumubona reka maze mpure n'abari abakobwa bamireza nimero z'umuhungu umusa appointment then mbahuze. Okana sawa sheri ndakwinginze ibi bintu bigira ibyawe ubyirukankemo koko wumve ngo ubuzima bwanjye buri mu biganza byawe ubigendamo gake uzamfata hano napfuye wowe reka bikurikirane. Sasho kandi thank you. ariko sina ndebye muri aya mashusho hanyibutse umuhungu wawe Cobby amakuru ye ku muhungu wande umwana wawe akora nonge ntabwo uzi inkumi nkanjye umukobwa ungana utya sindashaka sindabyara ubwo nk'iby'abana nabibwirwa n'iki ariko sina uzi ko ibintu bibeshye mu mutwe wawe ibintu beshya nako nawe wakomeje kubyibeshya wowe ubwawe iyo wicaye nk'uko wicaye wumva uri inkumi urakandagira ukumva uri inkumi mbese nta mwana wagusosotsemo ubu buryo ukaryama utazi aho umwana wahereye ntuzi uko yaryamye ntuzi uko yaramutse ntuzi aho ari ntuzi niba yarapfuye ntuzi niba akiriho ntuzi niba imbwa zaramuririye ku musozi ntuzi niba amazi yaramutwaye nawe uricaye uratuje ngo uri za makumi yahe rega ndamwibutse kugira ngo n'undi munsi utazishuka ngo turi twenyine ukabivuga hari n'undi muntu niyo mpamvu nanjye mba nkunagiyemo bene ako kantu arewe kuko rwose ushobora kuzibeshya ukazana nk'icyo kiganiro cy'abana na ba nyina n'ibiki turi kumwe n'abandi bantu niyo mpamvu mvuga ati na hano kutukanagamo mwirengagize turi babiri rero njye ndabizi ko umufite nta wundi muntu uri hano njye ndabizi ko umwana ahari ubu Cobby ahantu ari uza ari hwate abaye hwate ni muzima yarapfuye mu mutwe wawe wumva ari hwate hashina reka guseka ko nawe ntugashinyagure none se ntabwo ibyo bintu bisekeje birasekeje pe nese umuntu apfa kangahe tujye tuvugisha ukuri yapfuye ahagaze ngo guhagarara se byarabishoboye yapfuye yicaye uriya rero arutwa n'uwapfuye akavaho abantu bakarira bakihanagura abayaga bakayaga byibura ukagira n'icyo ukora harutwa n'uwapfuye ahubwo imyumvire ufite mu mutwe wawe imeze nk'umuntu udahagaze neza esa simbona waraguze televiziyo singiye uyireba ntabwo urabona abantu babana n'ubumuga biteje imbere bateje imiryango yabo imbere nturabona umugabo ubana n'ubumuga utunze umuryango utunze umugore n'abana wabyaye abana nturabona umuntu ubana n'ubumuga ufitiye sosiyete nyarwanda cyangwa ahari ndi hariho hose ufitiye akamaro abantu ariko urumva nyine kuko Cobby afite ubumuga urumva yagenda agapfa utazi n'ubwo apfuye ntacyo bikubwiye mbese we ntacyo bikubwiye ese uriya mwana uzazavamo iki ni araye akiriho agihagaze ariko cyo ko urashinyagura urase yavamo iki nyine nabyuze nta kintu nta n'icyo yakwimarira muri iyi si nikuze kandi burarega ari nuko wirengagiza ubumuga buratandukanye abo ngabo umbwira ngo baba bafite akazi ari abayobozi baba bafite ubumuga butandukanye na buriya nk'ubwo ufite ahubwo njye mbona nawe ufite ubumuga